ariko Chita yagambaniye Sabe urumva Chita yavuga uretse gato inkuru twayinjiyemo ntiturayinjira mu bande mu mbwire jewe ko nkoraje urakuzi sinca hirya no hino njya mbona Godfather zana kaza akavuga ubuntu bw'ubugoryi n'iki akabaza gakiri agamagara abana akabwira ngo niriwe nuza Godfather uramuvugiramo Dumba no ariko kuvuga ngo mvuga ubugoryi singiye umuntu w'umugavuga ubugoryi ori ikigoryi Godfather urumva ikigoryi uzabiki sasa rero nje ntago manza guca hariya na hariya n'iki mpita nkubwira ko kanya ntabwo ati numvishe Chitarimo aravuga ati mwebwe mwihisha mutagaragara amasura urumva ubwo ashaka kuvuga abandi wowe nanjye yakize mu nyandiko se wowe na Bunuri yarabivuze arabangwa ngo muri abambere bantu batinya ngo muri abantu bambere batinya kuri iyi si kandi nemeranya nawe yarabize ko atanzana muri ubwo bugoryi bwe urukumva bari abantu reka nze nkubwire ikintu niba ari abantu bambere urumva societe yigeze kugiraho mbi especially muri showbiz bro ntabwo ibingibi agenda akanga Jay urukumva ntugire ikintu accepting Dumba abana abantu bashaka gukina ntugire ikintu reka nzimye isi kugira ngo numvikane neza ngo biranga genda gute nje munyumvisha ahantu yamvuze ntabwo nigeze mbyumva ntabwo njya kumva YouTube channel zakira kigoryi njewe uyu muntu yaje one day uwo Chita ajya ahantu ajya imbere mu kigana yaragiye amaje kunteranya ajya kwa nari ku muvugizi wa RIB yamukoresheje ikiganiro ngo aba bantu ntabwo yigeze avuga izina ryanjye urimo kunyumva ariko akora ikosa mu kiganiro asoza mu kindi kiganiro yari yakoze ngo aba bantu urukumva ngo bakora ama space ngo bafite amazina nk'ayimbeba wumve bafite amazina ngo bita amazina y'imbeba nk'ayimbeba ariko nta kintu aba yabeshe uretse gato genda gake aho nta kintu yabeshe Chita uvuze ngo izina ni nk'iry'imbeba Semite none se Godfather izina ryawe yumvishe iyo wumvishe Godfather definition ya Godfather ntabwo ushobora kuza ngo ugitaranye n'iry'imbeba kuko tugiye kuvuga izina ryanjye riraruti ryabo ko nagiye kuzana izina ridakoresha hano buri muntu uza kumvanga Dumba ufite ukuntu ngo niba ushaka kujya ikiganiro gishyuye ureke kumvanga muri za strategy zawe no Dumba ndakwiyamye ureke tuvuge ibintu mazina yawe urumva bimwe byo ushaka gusembura no umbabarire urimo kunyumva hanyuma se nawe nuko ufite amazina nk'ayimbeba ko numvishe ngo yagiye kugutega ko yasigaye muri investigation zo kugukoresha ibyango wasabanyije abana warabikoze nje harakubaza ko nasaba nibyo warabikoze tugaruke gato umva iki kintu nta kintu nafaga n'uyu muntu umwe muri abo bana hari uwari waranyitwarumvikanye afite imyaka arambye uburetse gatuka ngutere story urukunyumva ntabwo ngiye nigeze mbigiraho big deal muze mufata telefone muhamagare Kamaro urukumva ntabwo ngiye kwivanga muri izi ntambara ko ntabwo yigeze ameshoni izina ryanjye azabikorera nkafungura intambara na Godfather nkwereke yakuvuze kuri yavuze izina ryanjye kadafaka ntabwo yigeze amwe erega we ntabwo bakuvuga ko yanazinugira so tugende gake tugaruke kuri ikibazo cya Jay urukunyumva niba uretse gato niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa ni uriya mujene ntiyakabaye avuga abandi ko n'ukora ibigize ibyaha uyu muntu yagambaniye Sabe abanyarwanda babimenye yavuze ngo uretse gato sibyo yavuze ngo wakoze live urumva ninde wakoze live umva se ikibazo urasama ceceka yakoze live ngo wakoze live ufata umwana witwa Muyango uramwandagaza agira umuntu merezi yo live ngo n'akazi karamunanira numva ibintu harimo aravuga numva arabimvugiye
numva babimvugiye vugisha induru ibirenge. Reka nkubaze ikintu mbabwira, iyo mushaka guheza inguni yanyu mufata abantu bakuru babyaye bafite abana mukabita abana mujye muziba. Niko aya masaha Dumba kankubaze ntituranga turi kuganira bakora mu yango ntago ari umwana ufashe uri umwana. Tugaruke kuri kiriya kintu rero, kiriya kintu nubwo ngewe ntabwo ngerageza numva mvuga, ariko iyo umuntu ashatse guplayinga as a victim, uyu cheater ni virusi. Umutima wa cheater umutima wa cheater wijibye kurusha isura ye. Ndakubwira impamvu. Cheater Dumba nafashe umuntu bita Marishari, unyumve neza cyane. Umuntu bita Marishari uramugabo yaramfanaga akazi aranyishyura, urakurana neza cyane, urukumva. Ntekereza nibwo navuganaga na kiriya kintu ntabwo kitasinziranye no sinshaka no kumumenya, urukunyumva. Mwanya ijambo ndaje nguhe, ariko se waburetse kugiye gufata ijambo. So icyo nshatse kuvuga, Cheater yagiye inyuma bro, aragenda kuri ibintu by'ubugoryi, njyewe sinabiha umwanya. Ntabwo ngenze kunyura na hariya nkajya mvugisha Cheater Cheater bite n'amakuru nkamubaza, urumva kunyumva bro. Naje kumenya ko umusenzi yarari inyuma y'ibyo byose afasha abana. Naje mufata telefone muhamagare kamarade, abana bose Marshal yari yahaye akazi, bose bayituma ibirwanaho Dumba ahereze 50,000 20,000 kugira ngo bishyure inzu. Cheater bose aragenda arabirukanisha. Ariko sumenya gute ko yabirukanishije? Hamagara kamarade. Kamarade ninde? Urimo kumva? Kamarade ni Faxman, n'ubu ngubu yari kumwe na Marshal baza gufata. Turamuhamagara Faxman. Mumuhamagare. Icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero. Ubona aya masaha Cheater ashobora kuza ahangaha agaplayinga victim, ubwo ngubwo abantu bajya kudiginga bakareba ubugome yakoreye Sabe n'ibintu agenda akora. Ibyo none aba bose niko yabahemukiye, niko bamuhemukiye, niko bose ni gasuku. So ntabwo nge nigeze nisanga muri uwo mwandiko, harubwo nzi niba ntabwo ndafite umwanya wo kumva ibiganiro, ariko numva hari aho yamvuze ubwo ngira mufeseka ku giti cyanjye. Ntabwo Cheater ari mu mwanya mwiza wo kujya kunenga kugaragara ngo agaragare ko yahohotewe. Godfather ni umuntu mubi kurusha n'abandi bose babayeho n'ibyo yakoresha.